Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yeremiya 46 umurongo wa 27. Yeremiya 46 umurongo wa 27. Haravuga ngo, ariko ntutinye weho Yakobo umugaragu wanjye, kandi ntukuke umutima Isiraheli we, kuko nzagukiza ngukuye kure n'urubyaro rwawe ndukuye mu bihugu barimo ari imbohe. Yakobo nawe azagaruka aba amahoro kandi agubwe neza, ntawe uzamutera ubwoba. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro kubw'uyu murongo wa 27 hano muri Yeremiya igice cya 46. Uyu murongo wa 27 uravuze ngo ntutinye wewe Yakobo. Hano harimo Yakobo, shyiramo amazina yawe. Ntutinye Mame Beneze muri izi mpera z'umwaka. Ntutinye aho dukomeze gahunda zacu. Ntutinye wowe runaka, shyiramo amazina yawe. Wowe Esperance, wowe Mahoro, wowe Chantal. Ntutinye haleluya. Ariko ntutinye we Yakobo umugaragu wanjye, kandi ntukuke umutima. Ndagira ngo itangazo rivuga ngo Uwiteka yavuze ngo ntutinye muri izi mpera z'umwaka. Ibyo uri kubona ntubatinye mu izina rya Yesu, kandi ntukuke umutima Isiraheli we. Ntukuke umutima. Isiraheli tubazi mu bwoko bw'Imana nk'abana b'Imana. Natwe turi abana b'Imana biciye mu gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Bivuga ngo ntutinye wowe wacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ngo kuko nzagukiza ngukuye kure. N'Imana iri gukiza. N'Imana kandi n'ubundi uyu mwaka yaradukijije. Niyo mpamvu dufite impamvu zirenga ibihumbi zo gushima Imana. Hari Imana ikiza, hari Yesu ukiza. Akiza ibyaha, akiza uburetwa, akiza indwara, akiza imitima, akiza ibikomere, akiza umuruho. Yesu akiza muri byose. Ni umwami ukiza. Imana ishimwe ngo nzagukiza ngukuye kure n'urubyaro rwawe. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo yaje kudukiza twenyine. Yesu ntabwo ari budukize twenyine uyu munsi, ahubwo aradukizanya n'ibyacu n'abacu. Imana ishimwe. Hano ahantu heza ho gusengeramo, ukavuga ngo Mana, muri izi mpera z'umwaka unkize byari binyirukankanye, ibyangenzaga unkize. Ariko kandi ndakwibutsa ko ari n'igihe cyiza cyo gushima, tukibuka ibintu Imana yadukijije ni byinshi, tukibuka ahantu Imana ituvanye aho idukijije ni henshi, tukibuka imbabazi z'Imana aho zidukijije ni henshi, ubuntu bw'Igorogota aho budukijije ni henshi cyane. Kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 n'uyu munsi Imana ikivuga kudukiza, ni ubuntu bukomeye, ni imbabazi zayo, ni ineza yayo. Kandi icyiza, Imana ntabwo yadukijije gutyo gusa ngo n'abacu, ntabwo yadukijije twenyine, oya, yadukijanyije n'abacu n'ibyacu. Numva nezerewe, numva nshimiye Imana ngo urubyaro rwawe ndukure mu bihugu barimo ari imbohe. Haleluya. Hari abacu bakiboshye, hari abana bacu bakiboshye, ariko uko bimeze gutyo turashima Imana. Iri jambo ni ryiza cyane. Ni ijambo ryerekana ukuntu Imana idukunda, ukuntu Imana yadutekerejeho kandi ikadutekerezaho hamwe n'abacu n'imiryango yacu n'ingo zacu. Hano harimo urubyaro rwawe. Uhasimbuza ikintu cyose wifuza, uhasimbuza umuntu ushaka gusengera. Urebe ngo Uwiteka arakorera muri iri jambo. Mu bihugu barimo ari imbohe. Hari igihe umuntu aboherwa mu burwayi, hari igihe umuntu aboherwa mu gihugu cy'ibyaha, hari igihe umuntu aboherwa mu gihugu runaka cy'amadeni. Wumva igihugu madeni ukakiboherwamo ukakibamo, ntuzigere wegura agatwe. Igihugu ndwara runaka ukayiboherwamo aho ntuzigere. Ariko turashima Imana yaduhaye Yesu. Turashima Yesu umukiza ubohora. Turashima amaraso ya Yesu atubohora. Turashima ubuntu budukiza. Turashima ineza Imana yatugiriye muri iki gitondo, muri uyu munsi, kubwira ijambo. N'Imana ibohora. N'Imana yaje kudukiza ibinyururu ibyari bimaze igihe kirekire. N'Imana yaje gukuraho ibyari byaratugize imbata, ibyari byaragize abacu imbata. Uwiteka yaje kubidukuraho. Uwiteka yaje gukura abacu mu bihugu bari baratatanirijwe. Iyo ubuzima bw'abantu bwari bwarajugunywe muri ibyo bihugu, Uwiteka yaje kubakurayo ngo babohoke. Imana ishimwe. Yesu ashimwe ko ari umwami ubohora, ukuraho ingoyi zose. Ngo Yakobo nawe
ruka aba amahoro. Haleluya, haleluya. Azagaruka aba amahoro. N'Imana iduha kuba amahoro. Ahangaha harimo Yakobo nakubwiye ngo ushyiremo amazina yawe. N'Imana iduha kuba amahoro. N'Imana iduha kugendera mu mahoro. N'Imana iduha kumererwa neza mu mahoro. N'Imana isuka amahoro muri izi mpera z'umwaka. Imana idusukira amahoro. Gahunda zose zigende neza mu mahoro. Aho tuzajya hose bigende neza mu mahoro. Ubuzima bwacu burushaho dusoza umwaka turi mu mahoro. Mu mahoro Yesu atanga. Ni ukumenya Imana, ni ukwibuka ngo Yesu ariho kandi ari kubabarira. Aguha amahoro aho urushye, aguha amahoro aho wari ubuze amahoro. Amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu buzima, amahoro yo kubaho mu buryo busanzwe. Byose turabikeneye. Amahoro mu bihugu turimo, amahoro mu nzu turimo, amahoro mu miryango. Amahoro arakenewe. Amahoro mu rubyaro rwacu, amahoro mu mwami. Haleluya. Turashima Yesu wazanye amahoro. Haleluya. Ngo kandi agubwe neza, kugubwa neza. Haleluya. Imana ikomeze iduhe kugubwa neza muri izi mpera z'umwaka. Aho uzajya ugubwe neza, ibyo uzakora ugubwe neza. Haleluya. Abo muzahura muzagubwe neza. Ibyo uzabamo byose uzagubwe neza. Ariko bizima bihesha Imana icyubahiro. Uzagubwe neza. Ngo ntawe uzatera ubwoba. Ntihagire ugutera ubwoba. Ubabwire ngo Kristo ni muzima. Ntihagire ikigutera ubwoba. Ubabwire ngo Yesu yarazutse. Ubabwire ngo yavuze ngo yampaye kugubwa neza. Urantera ubwoba nkande? Satani naza kugukanga. Umubwire ngo no, Uwiteka yavuze ngo ampaye kugubwa neza. Nimva mu byanjye ahubwo uhita umwirukana. Uhita uhindura icyerekezo. Ugira ibyo ukuye. Ugire n'ibyo ushyizeho. Kubera iki? N'Imana yazanye kugubwa neza. Ndashimira Yesu rero, umwami w'abami wadutekerejeho. Ntihagire ikigutera ubwoba. Ntihagire ugutera ubwoba. N'Imana iri hejuru ya situwasiyo zose. N'Imana iri hejuru ya byose. N'Imana iduha gusoza umwaka amahoro. N'Imana ikingura ntihagire ukinga. Yakinga ntihagire ukingura. Ndashimira Imana kubwira ijambo ngo ariko ntutinye weho Yakobo mugaragu wanjye, kandi ntukuke umutima Isiraheli we, kuko nzagukiza ngukuye kure n'urubyaro rwawe ndukure mu bihugu barimo ari imbohe. Yakobo nawe azagaruka aba amahoro kandi agubwe neza, ntawe uzamutera ubwoba. Ni ukuri turashima Imana yikuyeho iterabwoba ry'abantu, iterabwoba ry'abazimu, iterabwoba ry'ibihe, iterabwoba ndashimira Imana iduhaye ibihe byiza byo gusoza umwaka. Reka dukomere Yesu amashyi, niwe tubikesha. Reka dukomere Yesu amashyi, niwe wabiduhesheje. Haleluya, haleluya, umwami asingizwe, umwami yubahwe, umwami ashyirwe hejuru. Ni umukiza, ni umurengezi. Ndamushimiye umwami. Haleluya, haleluya. Ashimwe, ahimbazwe. Icyubahiro n'ikuzo no kuratwa bibibye. Nta muntu wadukiza iterabwoba ry'abadayimoni, kuko byo bino mu isi y'umwuka. Ariko turashima Yesu, we wadukuye iryo terabwoba. Ntawagukiza iterabwoba ry'abantu. Hari igihe abantu bahaguruka bakazana iterabwoba. Ariko turashimira Yesu ko iryo terabwoba iby'imiryango. Hari igihe imiryango ihagurukira umuntu ikazana iterabwoba. Hari igihe abanyesi bahagurukira umuntu bakamuzana iterabwoba. Hari igihe ni byinshi byazana iterabwoba. Hari igihe situwasiyo runaka, hari igihe indwara runaka ihagurukana iterabwoba. Ariko turashimira Data wa twese uri hejuru y'ibyo byose, wavuze ngo ntawe uzamutera ubwoba. Abantu babibintu babibihe bibiki, nta kizadutera ubwoba. Twegamiye umugabo ukomeye, twegamiye umugabo ukomeye, twegamiye umugabo ukomeye, twegamiye umugabo ukomeye ari we Yesu. Twegamiye umugabo ukomeye. Haleluya. Twegamiye umugabo ukomeye, twegamiye umugabo ukomeye ari we Yesu. Amena.
Adonayi ndagushimiye ko uri Uwiteka Imana yitegereje ikatureba. Ndagushimiye urareba mu mitima yacu, ureba mu buzima bwacu, ureba no muri iki gihe turimo cy'impera z'umwaka. ukomeje kudukiza mwami. Iki gitondo ukomeje kudukiza, ukomeje kuduha ihumure ngo ntidutinye. Haleluya. Twakiriye iri humure, ukomeje kuduhumuriza imitima yacu iturize mu mashimwe, iturize muri wowe, iturize mu kwibuka imirimo wakoze. Haleluya. Turagushimiye ko utadukijije twenyine, ko dukijanyije n'urubyaro rwacu n'ibyacu n'abacu. Turagushimiye mwami ko udukuriye abacu mu bihugu bari barabohewemo, mu bihugu bari barajugunywemo. Turagushimiye Uwiteka, kuduhaye kuba amahoro, kuduhaye kugubwa neza. Haleluya. Kuturemeye umunezero, kuturemeye guseka. Turagushima mwami, uko biri kose ushimwe, kandi mwami turagushimiye uko iterabwoba ry'ubwoko bwose uyu munsi mwami uhimbazwe. Byo byandikwe mu munsi wacu Uwiteka, dukirije iterabwoba. Byo byandikwe ku buzima bwacu kuri buri saha y'uyu munsi, bimenyekana Uwiteka. Yesu ushimwe. Twakiriye kumererwa neza, twakiriye ihumure, twakiriye iri humure mwami, turyakiriye no mu bacu, turyakire mu rubyaro rwacu, turyakire mu miryango yacu, turyakire mu bihugu turimo, turyakire n'abo turi kumwe. Twakiriye amahoro utanga, twakiriye kugubwa neza mwami, iyo wamanukanye mu buzima bwacu aho duherereye buri wese n'ahari. Turabyakiriye, turagushimiye kuko iterabwoba ry'ubwoko bwose twakiriye ubuntu mwami. Ushimwe kandi ugumye wakire gushima kwacu, ugumye wakire mwami gusenga kwacu, ugumye wumve gutaka kwabera, ugumye wumve gushima kwacu mwami. Buri wese uko ari gushima wakira amashimwe, abari gutanga ubuhamya. Haleluya, haleluya. Bari gutanga ubuhamya, ugumye mwami wumve guhamya kwacu, wumve mwami ko twibutse neza watugiriye, ko turi kwibuka aho wadukuye. Kandi uwo mugisha bari gutanga ubuhamya, bahamya imirimo yawe babonye, bahamya ukuntu bagendanye nawe muri aya mezi yose atambutse, bahamya ukuntu imbabazi zawe ari nyinshi. Ushimwe Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ugize neza Mana, singizwa Uwiteka, ni wowe Mana. Twakiriye ibyo wagambiriye uyu munsi, ibyo utagambiriye turabisibye, ibitari muri gahunda yawe, ibyo utazanye biveho. Ibyo Satani yari yapanze n'abamukorera, iby'ingabo z'ikuzimu, by'abagome ndetse n'abakora Satani bari basizeho, ibyo byose biveho kubw'amaraso ya Yesu. Ahubwo turavuze ngo ubuntu bwawe budutwikire, imbabazi zawe zomatane natwe nk'uko wabivuze, amahoro yawe adutwikire, kugubwa neza bidutwikire, ineza yawe idutwikire, n'abacu n'ibyacu, gushira amanga bidutwikire, kudatinya bidutwikire. Kugubwa neza byomatane na buri wese. Urakoze mwami, icyubahiro n'ikuzo bikugarukira Uwiteka, ni wowe Mana, none n'ibihe bidashira. Amen. Umunsi mwiza. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Ntiwibagirwe gukora subscribe na share. Shalom.